Iyi video nto dutangiranye ni video nto yakaswe ku gice cya filime cyakinnye ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi. Iyi filime dutangiye tureba agace gato kayo ni filime yiswe Samutemu Epo. Iyi Samutemu Epo ivuga ku buzima bw'abavandimwe babiri bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Umwe ari mu ruhande rw'abicanyi, undi ari mu ruhande rw'abarengana. Iyi filime twereka uko jenoside yinjiye mu buzima bw'abantu basanzwe biriho neza, itangira yerekana ubuzima bw'umuryango umeze neza ufite urukundo n'ubumwe. Ariko uko jenoside itangiye ibintu byose birahinduka, abavandimwe batandukanywa n'ibyemezo bafata, umwe ahitamo uruhande rw'abicanyi, undi agerageza kurokora abakunda. Iyi filime igaragaza neza uko jenoside yageze mu miryango n'ingaruka jenoside yasize mu mitima y'abarokotse. Ikindi kandi iyi filime igaragaza uruhare rw'itangazamakuru, cyane cyane radiyo yakwirakwizaga urwango. Ni filime yegereye ukuri rwose, ituma uyireba atekereza ku mahitamo abantu bafashe muri ibyo bihe bikomeye. Samutemu Epo itwereka jenoside nk'ikintu cyageze mu buzima bw'abantu bose, atari amateka rusange gusa, ahubwo ari ubuzima bw'abantu ku giti cyabo. Muri filime 3 tugomba kubabwira uyu munsi muri iki kiganiro zakinnye ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi ku byabaye icyo gihe, harimo na filime ya kabiri yiswe Kinyarwanda. Iyi Kinyarwanda igaragaza inkuru zitandukanye z'abanyarwanda mu gihe cya jenoside, harimo abari mu kaga n'abagerageje kurokora abandi. Iyi filime itandukanye n'izindi kuko itavuga inkuru imwe gusa, ahubwo igaragaza ubuzima bw'abantu benshi batandukanye. Iyi filime igaragaza ubumuntu bwagaragaye no mu bihe bibi cyane, yerekana ko nubwo hari ubwicanyi hari n'abahisemo kurengera abandi. Ikindi cy'ingenzi iyi filime ivuga ni amateka mu Kinyarwanda, ikayavuga mu buryo bwegereye abanyarwanda, bivuga ngo yo iri mu Kinyarwanda cyuzuye. Iyi filime ituma tubona jenoside mu maso y'abanyarwanda ubwabo, aho kwira mu maso y'abanyamahanga gusa. Kinyarwanda itwereka ko no mu mwijima mwinshi habayeho urumuri rw'ubumuntu. Iyi ni filime yiswe Kinyarwanda, ikaba yarakinwe mu Kinyarwanda. Muri filime 3 tugomba kubabwira muri iki kiganiro kiri kubera hano kuri Rusine Info zakinnye ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi. Reka turebe kuri filime ya nyuma nayo yakinnye ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi. Si ukuvuga ko ari izi 3, hari n'izindi, ariko uyu munsi kuri Rusine Info twarebye kuri izi ngizi 3. Iya gatatu yiswe Hotel Rwanda, iyi ngiyi ndakeka nayo idasanzwe. Filime Hotel Rwanda ivuga ku buzima bwa Paul Rusesabagina. Uyu Paul Rusesabagina uvugwaho ko yakijije abatutsi benshi abahisha muri hoteli mu gihe cya jenoside. Umenye niyo mpamvu yiswe Hotel Rwanda, ikongerwa iryo jambo hotel. Iyi filime ni imwe mu zamenyekana cyane ku isi hose, ishobora kuba yanamenyekanye kurusha zino twabonye haruguru. Yibanda ku muntu umwe, ikamugaragaza nk'intwari yakijije benshi. Ubwo ni Paul Rusesabagina. Igaragaza ko ubwicanyi bwakorwaga, uko abantu bahungaga, n'uko amahanga atagize icyo akora. Iyi filime yafashije cyane kumenyekanisha jenoside yakorewe abatutsi ku rwego mpuzamahanga, ariko nanone hari abavuga ko itagaragaje amateka yose uko yakabaye. Iyi ni yiswe Hotel Rwanda, yibanze cyane ku nkuru y'umuntu umwe, igatuma amateka rusange y'abaturage benshi atagaragara neza. Hotel Rwanda ni filime yafunguye amaso y'isi, ariko twibutsa ko amateka ya jenoside ari manini kuruta inkuru imwe, kuko yagaragaje inkuru y'umuntu umwe wagizwe intwari. Izi filime zose, iyo ngiyo yari ya gatatu, izi filime zose zitwereka amateka ariko mu buryo butandukanye. Izi zose uko twazibonye haruguru uko ari 3 zitwereka amateka amwe ariko mu buryo butandukanye. Hari igaragaza ubuzima bw'imiryango, indi igatanga ijwi ku banyarwanda, indi igafasha isi kumenya ibyabaye, ariko zose zifite ubutumwa bumwe. Izi filime zose zifite ubutumwa bwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi no kwigisha isi yose bakamenya ko iyi jenoside yabayeho, nta kuyihakana, nta kuyipfobya. Reka mbabwire ngo ni Rusine Info mwakomezaga gukurikira. Niba ushaka kumenya amakuru agezweho hirya no hino, ibidasanzwe, amakuru update, kanda like, ukande subscribe kugira ngo twumve kugenda tubana hirya no hino kuri update zigiye zitandukanye. Reka mbabwire ngo dukomeze kwibuka twiyubaka.